ati nubwo ubuzima butampiriye ariko numva ko ndi intwari. Umusaza yarambwiye ati guhindura ubuzima ntabwo ari ibintu byoroshye, ati intsinzi zizaba nyinshi, ibintu ntibigenda uko ubishaka. Umusaza yarambwiye ati ariko wahindura uburyo ubamo ukareka kwinaniza cyane. Umusaza yarambwiye ati ibibazo ntibikurwanya, ntuzigere wirwanya ubwawe nubwo byaba bibi cyane. Ati jya wibuka yuko ubuzima butagizwe n'umubabaro gusa, ati hari n'urundi ruhande rwo kwishima. Yarambwiye ati ibyaba byose mu gihe uri muzima, yarambwiye ati ufite ubushobozi bwo kubibamo byabishaka bitabishaka, ubwo bushobozi urabufite. Mu buzima ubundi ni uruziga rugenda rwikaraga umunsi ku wundi. Nta mpamvu yo kumva yuko nta kintu na kimwe mu buzima utakora, ahubwo biterwa n'icyizere ubwawe ushaka gukora cyangwa uburyo ubyumva. Iyo wabyizeye wagera kuri byinshi, ariko ubwawe wabigizemo uruhare. Icyo bigusaba ni uko udacika intege kugira ngo ugere kuri cya kintu ubwawe wifuza kuba wageraho. Ubwacu ntabwo bidusaba kuryama, dukora amanywa n'ijoro kugira ngo dukabye inzozi zacu. Nubwo duhora byinshi na byinshi bitubera inzitizi, ariko nyine bisaba ko dushikama. Duhura n'ibitugoye bikatuvuna, bikavunana cyane, tukumva ko tutakora bya bindi byiza dukeneye ahazaza kuri twebwe, ariko tugomba kwihangana. Rero nshuti yanjye, mu buzima ntugapanike nubwo mu buzima hari ibyo ushaka kugeraho. Icyo ugomba gukora, intego yawe niyo kuzabaho utababaye. Ubundi buri kintu cyose ko cyaba kimeze kose, iyo ugikoranye umujinya byanga binoga ntabwo kigenda neza, gikorwa nabi. Nuko bigusaba yuko ugomba kugishyiramo umutima mwiza. Yego ni akazi karugoye k'imvune umuntu ahura nazo za buri munsi, ariko ntabwo yakumva yuko ibyo byose yabishyiramo umutima mubi yumve ko yabikora yabirakariye. Nuko agomba kwicisha makeya, abo bari gukorana bagatuma ikintu ashaka gukora akigeraho vuba. Umusaza yaravuze ati mu buzima ntuzigere uha agaciro wa muntu udashaka ko mugendana hamwe ngo mugere kuri cya kintu runaka mushaka kugeraho. Iyo ari wenyine agera ahantu ashaka kugera kandi mu buryo bwihuse cyane, ariko ngo iyo umuntu ashaka kugera kuri byinshi agendana n'abandi. Urumva rero mu buzima ni urugendo rutoroshye tugenda dukatamo ducamo buri munsi, ariko ntabwo bivuze yuko igihe kimwe bitazatubera intsinzi y'ahazaza, tukumva ko tutagera kuri byinshi mu buzima. Icyizere nicyo cyubaka byose, tuzagera kuri byinshi twabigizemo uruhare. Intego yacu ni uko twaharanira gukora cyane, nubwo twahura n'ibigoye, inzitizi zikaba nyinshi, twizeye neza ko umunsi umwe bizakunda. Ubuzima ntabwo bugizwe n'umubabaro gusa, ujye wibuka yuko ku rundi ruhande harimo n'urundi ruhande rw'ibyishimo. Ubundi bavuga yuko umuntu arangwa n'icyizere. Umuntu nyawe mu buzima aba afite icyizere, kuko iyo yiburiye icyizere uko biragoye kumubona ameze neza, kuko akora ibintu nta na kimwe yitayeho. Iyo umuntu nta cyizere yifitiye, akora ikintu nyine nta kintu bimubwiye, ntacyo yitayeho mbese muri make. Rero uwo muntu iyo atiyahuye aba umuhemu cyangwa akaba umugome, kuko muri we nta na kimwe abakiramira. Ni hahandi utangira kubona umuntu ukabona yatangiye kwiyahuza ibiyobyabwenge birenze urugero.
ukabona atangiye kuba umusinzi wa danje, buri munsi ukabona afite iforo, wamubona ugasanga ni umusinzi kuko muri wabona nta hazaza afite. Ariko iyo umuntu afite icyizere muri we akora ikintu acyitayeho kandi cyane, ibyo ngibyo bikamuha amahirwe yo gukomeza kugira ngo agere kuri ya ntego y'ikintu yumva ashaka kugeraho. Rero mu buzima ushobora guhomba byinshi, ariko buriya mu buzima ntuzigere witakariza icyizere, wumve yuko byose byarangiye, kuko nuramuka utakaje icyizere muri wowe uzamenye ko byose byarangiye. Si yawe ushaka cyangwa aho ushaka kugera umenye ko wahasize, aho ngaho ntabwo uzaba ugishaka gukomeza ubu rugendo, wasigaye mbese ubuzima bwawe wabuhaze, wabwanze muri wowe, ntabwo ushaka yuko wagera kuri cya kindi wari wariyemeje. Ubundi icyizere ni nayo ntsinzi umuntu agira mu kubaho kwacu kwa buri munsi. Iyo nta cyizere byose biba byabaye imfabusa, ariko niba wigirira icyizere muri wowe ukumva yuko ufite umuhate wo gukora cyane, nta kabuza ibya bindi ushobora kuba waratakaje uzongera ubibone, cyangwa wongera ubibone ibindi byiza kurusha bya bindi wari ufite. Niyo mpamvu dukwiye kubaho mu buzima twifitiye icyizere, tukagera kuri bya bindi byiza. Wiranwa n'agahinda ntago ari byiza. Rero ubuzima tubaho buri munsi ntago bukikijwe n'imibabaro gusa, nta nubwo tuvuga yuko ari iherezo ry'ubuzima bwacu byarangiye. Tujye twibuka ko n'igihe kimwe ubuzima bushobora guhinduka buzamera neza. Utekereza aho uri kugana, were kugumya gutekereza bya bindi byakubabaje, nibyo bizakwereka uruhande rwiza kurusha uko wakomeza muri yasi ya kera wavuyemo. Ikiganiro cy'uyu munsi reka tugisoreze hano. Mwari kumwe nanjye Dtayisi, naho ubutaha nsaba utari wakora subscribe ku ijambo ry'igihe cyose 250, ko wagiye ugakora subscribe ukajya dukurikirana umunsi ku wundi. Ciao ciao, naho ubutaha.